bitandukanye ku isi abantu ko babayeho ni bimwe. Impamvu byagera hagati rero bigahinduka, bamwe bagasa nk'aho baremye abandi, ntabwo ari byo. Nta nubwo mukwiriye kuba mwabyemera, ariko kubyemera ni ugushaka kuguma aho uri hatameze neza, ukumva ntacyo bigutwaye. Iyi nama y'umushyikirano rero ni ukugira ngo mu biganiro byose turi bugezweho mu mateka y'uyu mushyikirano ndetse n'amateka y'igihugu cyacu, tugira icyo tubivanamo, bitwibutsa, dushingiraho dukora ibyo dukwiriye kuba dukora, birimo gushakisha imbaraga za buri wese tukazishyira hamwe, igihugu kigatera imbere. Ubwo harimo abantu bose n'ibidutandukanyije ibyo ari byo byose, kubirenga tukabivanamo, kujya hamwe tugakoresha imbaraga zimwe ku gihugu kugira ngo gitere imbere. Aho rero harimo no gufata inshingano, cyane cyane ku bayobozi, kugira ngo ibyo dukora, ibyo dukwiye kuba tugeza ku bo tuyobora, igihe nikigera tube twabibazwa, tubazwe tuti wemeye inshingano, iyi nshingano isaba ibi, turabizi, wahawe amikoro ameza atya mu nyungu z'Abanyarwanda bose, ibyo wabigenje ute? Ayo mikoro wayakoresheje ute? Wayagize ayawe gusa cyangwa wayakoresheje ku buryo bigera kubo byari bigenewe? Icyo ntabwo dukwiye kukinyura uruhande n'umunsi n'umwe. Kubazwa ibyo dushinze tukabisobanura, ndetse byaba ngombwa tukabyishyura igihe tutashoboye kubisobanura ko byakoreshejwe muri izo nyungu rusange. Kandi bikunze kubaho kenshi, ndetse rimwe na rimwe bamwe bakagira amahirwe ntibamenyekane, cyangwa ibyo bakoze bitari byo ntibimenyekane, ariko dukwiye gukomeza umuco, aho byamenyekanye umuntu akwiye kubibazwa, akwiye kubihanirwa. Ndetse ibi ndabivugira ko hari ibintu byinshi twashoboye gukemura, hari ndetse bijyanye n'umuco twahinduye hirya no hino, ariko hari ibindi byanga bigakomeza, kandi birangiza, bituma tudatera intambwe ndende mu gukemura ibibazo by'igihugu n'Abanyarwanda. Ntanze urugero rworoshye rwihuse, mugomba kuba mubizi mwese, ibintu bijyanye n'imishinga.
imishinga isaba ibintu byinshi kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa, ugasanga umushinga warateguwe ariko utegurwa bituzuye, kubera ko niba ari urwego runuru rubishinzwe mbere y'abandi, ugasanga urwo rwego ntabwo rwakoranye n'izindi nzego bakwiriye kuba bafatanije kugira ngo bategure uwo mushinga. Icya kabiri, niba n'umushinga watangiye ukwiriye gukurikiranwa, kureba ko ugenda uko byari bikwiye kuba bigenda. Ugasanga kenshi umushinga uraho, waba wahagaze, waba ugenda nabi, waba ugenda buhoro, ntawe ubizi, ntawakurikiranye kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Ibyo ni ibintu tumaranye imyaka myinshi aho tubereye aha. N'intambwe yatewe ikaba intambwe ntoya cyane, cyangwa se igaterwa umunsi umwe, undi munsi bikaba byibagiranye. Ibyo nagira ngo tugende tubishakira umuti, tubigeza ku musozo wabyo. Bigomba kugira ubwo bihagarara, ntabwo byahoraho bityo iteka, cyangwa se uburyo bwo kubikurikirana no kubaza abantu kubisobanura akaba ari wo urushaho intambwe bikajya mu bikorwa, tukamenya ko bitagenze neza byose biba bifite ubishinzwe akabibazwa vuba na bwangu, bidakomye no gutinda. Ibyo ndabibibutsa kandi ndabibasaba, tugomba gushaka uburyo ibyo birangira. Hari ibindi byinshi bikorwa nabi, bikavanga, bikazanamo leta, bikazanamo abikorera, bikazanamo, ugasanga umushinga waratangiye urakorwa, uragenda nabi. Hari imishinga myinshi tuzi iriho n'ubu ngubu, byose nirwa mbirondora. Ugasanga umushinga wagomba gukorwa mu myaka 2, uri mu wa gatatu, uri mu mwaka wa gatatu, uri mu wa 4, ntacyo ubona kivamo, ariko abantu bagakomeza nkaho ntacyo bitwaye. Ibyo rwose bikwiriye guhagarara. Ubwo ni umwanya mbonye wo kubwira abantu mwese muri hano uko mungana, kugira ngo tubishakire uko byarangira vuba. Ndetse ugasanga abakora mu mushinga, abaturage bakwiriye kuba bishyurwa, ubundi nta kibazo bafite. Abayobora imishinga ndetse harimo n'abikorera, bo barahembwa imishahara, barafite inyungu zabo, ariko ukora wa buri munsi wa wundi, umuturage ntacyo ahabwa. Wazabaza bakakubwira ibibazo byari bihari, ariko niba byari bihari wowe kuki wahembwe? Kuki waba warahembwe wowe
umuturage wakoraga ntahembwe. Ejo bundi aha mu minsi mikuru igihe cya Noheli n'Ubunani tuvuyemo, hari ahantu hatandukanye abaturage bari bagiye kugumuka kubera ko ababayobora bayoboye iyo mishinga, baba aba private sector cyangwa government, bo bari mu bwangu bashaka kwigendera ngo bajye kuruhuka. Ariko umuturage buri munsi yatwariraga umwanya kugira igikorwa akora, we mukamusiga aho ngaho ntacyo mumwishyuye. Icyo kigomba guhagarara byanze bikunze, cyangwa se abantu bagomba kubibazwa bakabyishyura. Niba biri mu mujyi wa Kigali, meya n'abandi bayobozi bakwiye kubibazwa. Kubibazwa ntabwo ari ukubazwa gusangura, kubaza usubiza icyo ushaka. Kubibaza mvuga urakwiye kubihanirwa. Ubwo ni urugero ntanze, ariko n'ahandi hari hose, no muri za minisiteri, aho mufite uruhare mu bikorwa, mu baturage, mujye mubikurikirana murebe ko ibintu bigenda mu buryo uko bikwiye. Niba havutse ikibazo, icyo kibazo kirasobanurwa, abantu barasobanura, abantu bakabyumva. Icyo nta ngorane ikwiriye kuba ihari. Kuri ibyo by'uruhande rutureba ku buryo bw'umwihariko nk'u Rwanda, reka mbihagaritsa. U Rwanda n'ibibazo byacu, hari ibibazo byinshi rwose dufitemo uruhare twebwe bitureba. Ntabwo twavuga ngo hari undi wabiduteye, ni twebwe twiteye ibyo bibazo. Dukwiye kuba tubishakira umuti, ntitugire abo tureba ahandi ngo twibwire ko aribo bazadushakira umuti cyangwa aribo babiduteye. Ibyo ni byo nsorezaho mbabwira ku bijyanye n'igihugu cyacu. Ariko igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hirya aho muri iki kinyejana twarangije, bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero udashaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze, wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha.